Muraho nshuti bakunzi ba Channel Denizvari TV, amahoro y'Imana bane namwe. Ndabasuje kandi ndabakunda gatanu kuri gatanu. Reka mbifurize ishya n'ihirwe, kandi nukuri muradukunda, turabizi, turabazirikana natwe. Niyo mpamvu aka kamwanya tubashimira tuvuga tuti Uwiteka abagirire neza, mbaturiyeho umugisha uturuka hera y'urusengero, kandi ijambo ryarambwe ngo kubwo kunyagwa k'umunyamubabaro, kubwo gusuza umutima k'umukene, nonaha ndahaguruka. Ni ku Uwiteka avuga, ndashyira mu mahoro uwo bacurira ingone. Imana y'amahoro, Imana rubasha, Imana rugira, Imana idasumbwa, Imana idatetereza abayisenga, kandi intwari mu ntambara, ikuremera amashimwe kandi guha umugisha, yongere kukugarukaho, yongere kukwibuka, yongere kukuvuganira, yongere ize mu byawe, kandi nukuri imbaraga z'Imana zikugereho. Haleluya. Reka dusome ijambo ry'Imana riri muri Yesaya ibice 41 umurongo wa mbere. Haravuze ati, dore umugaragu wanjye ndamiye, uwo natoranyije umutima wanjye ukamwishimira. Dore umugaragu wanjye ndamiye, uwo natoranyije umutima wanjye ukamwishimira. Mushyizeho umwuka wanjye, azazanira abanyamahanga gukiranuka. Ntazatongana, ntazasakuza, kandi ntazumvikanisha ijwi rye mu nzira. Urubingo rusadutse ntazaruvuna, kandi n'urumuri rucumba ntazaruzimya. Ahubwo azazana gukiranuka by'ukuri, ntazakuka umutima, kugeza aho azasohoreza gukiranuka mu isi. N'ibirwa bizategereza amategeko ye. Umurongo wa 5. Umva uko Imana Uwiteka ivuze, iyaremye ijuru ikaribamba, iyarambuye isi n'ibiyivamo, kandi abayigenderaho ikabaha ubugingo. Njyewe Uwiteka Imana yawe naguhamagariye gukiranuka, nzagufata ukuboko, nzakurinda, nguhe kuba isezerano ry'abantu, nguhe kuba umucyo uvira abanyamahanga bose, no guhumura impumyi, ukabohora imbohe, ugakura ababa mu mwijima mu nzu y'imbohe. Ndi Uwiteka niryo zina ryanjye, icyubahiro cyanjye sinzagiha undi, n'ishimwe ryanjye sinzariha ibishushanyo bibajwe. Umurongo wa 9. Ni Yesaya 42, twahereye ku murongo wa mbere tugeza ku 9. Dore ibya mbere birasohoye, n'ibisa ndabibamenyesha, mbibabwire bitari byaba. Nimuririmbire Uwiteka indirimbo nshya, n'ishimwe rye uhereye ku mpera y'isi. Nimuririmbe mwabamanuka bajya ku nyanja, mwe n'ibiyirimo byose, n'ibirwa n'ababituyemo, ubutayu n'imidugudu yabwo bituragare amajwi yabyo, birangurure amajwi yabyo, n'ibirorero bituwemo n'Abakedari n'abaturage b'i Sela baririmbe ijwi rirenga, bari mu mpinga z'imisozi. Ibyo nibyubahe Uwiteka, ibyo nibyubahe Uwiteka, byamamaze ishimwe rye mu birwa. Uwiteka azatabara ari intwari, Uwiteka azatabara ari intwari, arwane ishyaka n'intwari mu ntambara azivuga, arangurure ijwi. Ababisha be azabakoreraho ibikomeye. Umurongo wa 14. Dore imbara nacecekeye, narahoze ndiyumanganya, noneho ndataka cyane, nk'uko umugore aramukwa asa
asamaguza asemeka. 15 nzarimbura imisozi n'udusozi numishe ubwatsi bwose, kandi imigezi nzayihindura ibirwa, n'ibidendezi nzabikamya. 16 impumyi nzaziyobora inzira zitazi, nzinyuze mu tuyira zitigeze kumenya. Umwijima nzawuhindurira umucyo imbere yazo, n'ahagoramye nzahagorora. Ibyo nzabibakorera, kandi sinzabahana. Ariko abiringira ibishushanyo bibajwe bazasubizwa inyuma. Ababwira ibishushanyo bijyagijwe bati, muri imana zacu, bazakorwa n'isoni cyane. 18 mwabipfa amatwi mwe, nimwumve, mwampumyi mwe, nimurebe mwitegereze. Hari indi mpumyi atari umugaragu wanjye, cyangwa hari ikindi gipfa amatwi atari intumwa yanjye ntuma? Hari indi mpumyi atari umuyoboke wanjye, kandi hari indi mpumyi atari umugaragu w'Uwiteka. 20 areba byinshi, ariko ntiyitegereza. Amatwi ye arazibutse, ariko ntiyumva. 21 kubwo gukiranuka kwe Uwiteka yashimye kogeza amategeko ye no kuyubahiriza. Ariko aba ni abantu banyazwe ibyabo, bagasenyerwa bose, batezwe ubushya, kandi babahisha mu mazu y'imbohe, nabo kujyanwa ho iminyago. Ntawuriho wo kubakiza. Abo nabo kunyagwa ibyabo, ari ntabwo kuvuga kubibasubizwa, ari ntabwo kuvuga ko babisubizwa. 23 ibyo hari ubitegera amatwi muri mwe, akumva ibyo mu gihe kizaza, akabimenya. Ninde watanze Yakobo ngo ajyanwe ho iminyago, kandi Isirayeli akamuha abanyazi? Si Uwiteka se, uwo twacumuyeho? Kandi ntibemera kugendera mu nzira ze, ntibumvira amategeko ye. Nicyo cyatumye amurohaho uburakari bwe bugurumana n'imbaraga zikomeye, bikamutwika impande zose, kandi ntibimenye ibyo byaramutwitse, ariko ntiyabyitaho. Iyo ni ijambo ry'Imana. 43 umurongo wa mbere. Reka dusome tugeze kuri 6 nta kibazo. Hariya dukuyemo ijambo rivuga ngo njyewe Uwiteka naguhamagariye gukiranuka. Umuntu wese Imana yamuhamagariye gukiranuka, nakiranuka izamufata ukuboko, izamurinda, izamuha kuba isezerano y'abantu no kuba umucyo uvira abanyamahanga bose. Hanyuma ibice
43 kuko twariho dusoma 42 Yesaya 43 rero umurongo wa mbere hati Abisirayeli bazacungurwa. Ngo ariko noneho Uwiteka wakuremye wowe Yakobo kandi akakubumba wowe Isirayeli aravuga ati witinya kuko nagucunguye, naguhamagaye mu izina ryawe uri uwanjye, nunyura mu mazi nzaba ndi kumwe nawe, nuca mu migezi ntizagutembana, nunyura mu muriro ntuzashya, n'ibirimi kandi ibirimi byawo ntibizagufata, kuko ndi Uwiteka Imana yawe, uwera wa Isirayeli, umukiza wawe. Nagutangiriye Egiputa ho incungu, Etiyopiya ni Seba nahatanze ku bwawe, kuko wambereye inkoramutima kandi ukaba uwo kubahwa, nanjye nkagukunda, nicyo kizatuma ntanga ingabo nyinshi zigapfa ku bwawe. Imana ishimwe. N'amahanga nkayatangirira ubugingo bwawe, ntutinye ndi kumwe nawe nzazana urubyaro rwawe ndukure iburasirazuba, nzagukoranya ngukure iburengerazuba, nzabwira ikasikazi nti barekure, n'ikusi mbabwire nti wibimana. Nzanira abahungu banjye bave kure, n'abakobwa banjye bave ku mpera y'isi. Imana ishimwe. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Amahoro y'Imana bane namwe. Mwami Yesu umwana w'intama w'Imana, ndagushimye kubwira ijambo bana n'abakunzi ba Denerizevari TV, kandi uko dusomye imirongo itari mikeya, umwuka wera basobanurire, kandi icy'ingenzi ni ko watubwiye ko waduhamagariye gukiranuka, ukatwereka ko isi irimo abantu babiri, uw'ubugingo ndetse n'uwahawe kwibera mu isi gusa. Uwiteka ngaho tugire neza kandi utwiteho, urakoze urakabyara kudukunda, kandi urakoze Mwami. Umugisha buri muntu wese ukanda like na subscribe na comment, ndetse akadusharinga, ndetse akajya yumva video akazirangiza. Amahoro y'Imana bane nawe ibihe byose iteka ryose, kandi uzamuhuburame mu izina rya Yesu. Amen. Amahoro y'Imana bane namwe. Murakoze cyane, ndabakunda kandi ndabishimira 5 Uwiteka Imana y'amahoro ibahe imigisha. Mwakoze cyane. Uwera w'Abisirayeli abahaze uburame kandi ahaze kwifuza kw'imitima yanyu mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Amen.